umunsi nzumva mfite nitwa biliyona mu madolari rwose, miliyarderi y'amadolari rwose, kuva uwo munsi nzatangaza ko ndi umukire. Igihe narize ni igihe nafungwaga, bamfunze, nafunzwe iminsi 29. Uriya ni umugore w'igitangaza, yankunze nta kofi, nta body, imodoka yanjye ihenze, Benz C63, abantu bagende bashaka ibiciro byazo, ariko ushobora gusanga iri hejuru ya miliyoni 300. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mutekereza he? Akaga Burundi bwagushije, akaga rwose. Sadat, reka nguhe ikaze mu kiganiro. Abantu benshi bakumenye cyane mu bijyanye na siporo, ariko twabakurikirana tukuzi mu bindi biri hanze ya siporo, tukuzi mu bikorwa by'ubucuruzi, tukuzi nk'umuntu rimwe na rimwe ujya unatanga ibitekerezo kuri politike, ariko reka wenda nibura duhere ku gice wamenyekanyemo cyane, aricyo siporo. Nkwakiye hashize iminsi mike, ikipe wihebeye unahuriyeho n'abandi banyarwanda benshi ya Rayon Sport, itsinzwe na mukeba w'ibihe byose, APR FC. Ni umukino wabonye gute? Kura gutsindwa byakiye gute? Reka mpere ku icyo cya nyuma. Gutsindwa burya nta muntu uwo ari we wese wakwishimira defete. Gutsindwa ntawe ubyishimira, cyane cyane ku mukino wa nyuma. Burya umukino wa nyuma abantu bawugeraho bakoze byinshi kugira ngo bawugereho, icyizere ari cyinshi, ariko by'umwihariko tunyotewe n'igikombe. Buriya hari ikipe zibaho zije guherekeza izindi, hakaba n'ikipe ziza zije gutwara ibikombe. Rayon Sport rero ni ikipe yo gutwara ibikombe. Urumva iyo igeze ku mukino wa nyuma rero ikabura igikombe, umukunzi wa Rayon Sport wese byamubabaza uko byaba bimeze kose. Umukino nyirizina ni umukino wagaragaye ko APR yaturushije, iturusha tekinike, tactique, iturusha mu kibuga pe, byaragaragaraga. Ariko ku rundi ruhande umuntu akavuga ngo ni football, habaho gutsinda, gutsindwa no kunganya. Uko byagenda kose iyo result bigomba kuboneka, kandi bibaho. Numvise kapitene wa Rayon Sport avuga yuko ibihe nka biriya abakinnyi bashobora kubigira, ikipe ishobora kubigira. Navuga ko ari meforme cyangwa se ibihe bitari byiza kuri bo kiriya gihe, ariko ikiza nuko byabaha inyigisho hejuru hazaza. Mu minsi ishize na mbere y'uko umukino uba, hari amagambo yanditse kuri Twitter agarukaho cyane, n'undi avuga kuri Rayon Sport, uvuga uti njye niteguye kuba nashoramo miliyari 5 mu bihe bitandukanye, ikipe nkayegukana cyangwa umunyamigabane mikuru. Hari ababibonye bagirwa n'amashyengo. Ubwo uri butangire tubwira koko ni icyemezo wari ushikamyeho. Ikindi abantu benshi babona ari amafaranga menshi umuntu atashora muri ekipe, cyane cyane ni business itaratera imbere mu Rwanda. We wabitekereje ute? Icyambere ntago washenga uvuga gushora amafaranga nk'ariya, se buri ishenze kuri igihugu cyangwa abantu bakakubwira ati ngaho bikore, wavuga uti nikiniraga, ntago wakina muri buriya buryo. Icya kabiri ni n'igitekerezo navuze banagitekereje. Rayon Sport ndayizi, nabyirutse nyifana, navutse iwacu ari Abareyo, mbona amahirwe ifite, opportunities nyinshi ifite nka Rayon Sport muri business. Nkavuga ngo rero nta hantu heza ho gushora amafaranga nge nabonye nko muri Rayon Sport, ndavuga muri business zinyuranye. Ni impamvu irenze imwe nagusobanurira, ariko icyo mpamya cyo nuko ari ahantu heza ho gushora. Abakritika wenda bavuga ati ari amafaranga waba ugiye gutaha ari ahantu, abo nibo nkunda, kuko ntibaramenya ibyiza nyine nge namaze kubona, kandi koko ishaka gutera imbere ubona ibyo abandi batarabona. Ubwo rero ababona yuko wenda siporo atari ahantu heza gushora, navuga ngo nibantegereze nzaba nze mbikore, noneho bazaze baje kunyigana. Iyo umuntu aje kukwigana rero ibyo uko byagenda kose ari ntabwo uba wamuteye waramusizeho. Iyo urebye se nk'ikigo cya MTN ubona kitaraje kikajya mu Rwanda, abantu bataramenya opportunities ziri mu Rwanda, uyu munsi kugira ngo uzagere ku rwego rwayo biragoye. Na bya bigo bicuruza akanyobwa gasembuye, hari icyaje kigera ku isoko, kugira ngo uzaze uginyeganyeze biragoye. Nabo rero batarabona opportunities nyinshi ziri muri Rayon Sport cyangwa muri siporo muri rusange, ngize amahirwe nkazigeramo, bazaza kunyigana kandi byazabagora. Uvuze uti nabyirutse nkunda Rayon Sport, nabyirutse mbona ababyeyi bayikunda,
nk'uko nabivuze benshi twakubonye muri siporo tubona Sadate tutari tuzi cyane ayoboye Rayon Sport abaye perezida ariko tusubiye inyuma kuri icyo cyo kubyiruka ndabizi ko hari benshi ushobora kubaza ngo Sadate akomoka he bikabagora ubundi wadusubiza inyuma gato Sadate ni muntu ki wavukiye he wakuriye he byo gukunda umupira byaje bite? Yego navukiye mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Busoro mu kagari ka Kimirama mu mudugudu wa Kireranyana ni mu giturage abenshi tugeze mu mujyi twihakana ivuko cyangwa tukihakana aho twavuye ariko njye navuye mu giturage kitagiraga amazi yo mu nzu kitagiraga umuriro bacanira ku gikuta oya twavukiye muri icyo giturage kirimo inka umva natwe ibyo twarushaga abanyamujyi kirimo umwuka mwiza kirimo ahantu heza hanyuranye cyane cyane bijyanye na environnement bigukikije aho rero ni naho nize amashuri abanza ari naho natangiriye gukina umupira nkiri muri primaire nakinaga umupira birumvikana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi burya navuga ko abantu babayeho nta adresse izwi babarizwaho aho navukaga yamaze gusenywa no gutwikwa aho narokokeye nahageraga nyine nk'aharokokeye mu Ruhango i Kigali mpaza nk'umuntu wese uje navuga sinari nafite objectif ngo mvuga ngo Kigali mpaza ngo ni iki ariko nyine ubuzima bungeze i Kigali mu buryo bunyuranye rero mbasha kwiga ndarangiza ndetse nza kwimariya ngira umugore n'abana 5 abana nabyaye hakiri kare kuko nabyaye mfite imyaka 15 abantu bajya babyibuka nabyo ni ukuvuga rero mfite umusore ntaraga ibyanjye nawe agakomerezaho umusore w'imyaka 28 29 bientôt mukurikiye afite 26 gutyo ubicuru bafite imyaka 18 umuntu yavuga ko waravuze uti ninjiye muri Kigali mu buryo ntateguye ni iki cyafashe icyemezo cyo kwinjira muri Kigali uhageze noneho ubuzima atangiremo bwari bumeze gute? Ubuzima natangiriyemo nagize amahirwe nakirwa muri famiye imwe iri Nyamirambo famiye nshimira cyane iyo nkora iyo reference ni famiye y'abasilamu ari naho naje kugira amahirwe yo kumenya ubusilamu no kuba umusilamu ni famiye rero navuga yuko ni kwa nyirasenge wa Musa Fazili vice president w'inteko aho niyo nabaye nyuma ya jenoside ni hariya mu Biryogo i Nyamirambo muneho no gusuza abantu bose bari kuri kiriya gice kuko akenshi abantu hari uko babafata ariko ni ahantu hari urukundo rudasanzwe ahantu hari abantu bashobora gufashanya bashobora kukwinjiza muri mood yo kongera kumva kuri mu muryango kumva ko hari abagukikije ari barumuna bawe ari bashiki bawe abo ubona ari ababyeyi ari ba anko ukabyumva gutyo rwose ugakura wumva yuko hari aho ugeze mu muryango hari abafata rero mu buryo batazi bakafata mu buryo wenda bundi ariko Nyamirambo cya gice cya Biryogo nakibayemo kanyibanamo n'abantu neza bongera kumpa sanse yo kubaho na sanse yo kugira umuryango bongera kunyereka yuko umuntu ashobora kubana n'abandi nkambara umwenda wawe nkaryaho ntavutse cyangwa ntarererwa nkisanga ndi kumwe n'abantu nkumva ko ari abavandimwe ni karita imwe abantu batazi yakiriya gice ariko nahamya yuko iri ngombwa cyane kandi nziza mu buzima ngira ngo Sadate umuntu yumvise amateka yawe kumva uburyo wakuriye mu muryango udakize cyane cyangwa wenda utanakize muri jenoside ikakugiraho ingaruka ukaza muri Kigali ntacyo uheraho uyu munsi ukaba uri ku rwego rwo kuvuga ngo nagura Rayon Sport nashoramo miliyari 5 bivuze ko umuntu yashoye hari nandi asigarana inyuma ngira ngo utubwire gato kuri urwo rugendo Sadate w'icyo gihe waje muri Kigali atageraho kuba byagenze bite kugira ngo uyu munsi burahure? Yego ubivuze neza njye navukiye mu muryango wo kwa mwarimu ababyeyi banjye bari abarimu bombi bwari ubuzima nyine bw'umufonctionnaire wo mu giturage ubayeho ubuzima bwe busanzwe buri normali ntavuga ko bwari bufite byinshi cyane buduha ariko ubuzima bwiza ushobora kubaho ukabaho neza ariko ibyo byose nubwo ubuzima bwiza busenywa na jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi urababura abavandimwe urababura imiryango urayibura imitungo urayibura amazu aratwikwa nyuma ya jenoside rero kugenda byari ikintu cya mbere wagombaga kugira ubuzima kuko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nta buzima bwari buhari nyuma y'uko inkotanyi ziturokoreye ikintu cya mbere bakubwiraga ati ntugipfuye humura ntugipfuye ubwo baguhaye ubuzima aho niho uhera ariko nyuma y'ubwo buzima buri rusange buri mu bantu bose bitabwaho mu buryo buri rusange hari umwana w'imyaka 12 ubona
inyoni zirimo kurya imirambo y'abe, urimo kubona abo yayizeraga, kuko umwana w'imyaka 12 aba yizera abantu bose bayumva ko ari abantu beza, nibo bishe iwabo, cyangwa se nibo babagambaniye, cyangwa se nabo bari kumwe barapfuye. Ni umwana wituye mu kaga kose gashoboka. Mu by'ukuri ikintu aba asigaranye ni amahitamo. Choice ni ijambo rikomeye, nkeka ko n'urubyiruko rwabyumviraho. Arahitamo iki? Ni wa mwana ubundi wakagombye kubabwirwa ngo ujya ku ishuri, ariko uwo munsi arafata icyemezo avuga ati nzajya nijyana ku ishuri. Ni wa mwana bavuga ku ishuri bakamubaza bileti, ariko ntawe yerekaga bileti. Ni choice ye kuvuga ati natsinda natsindwa ni ibyanjye. Ubwo natangiye rwa rugenderega. So urumva twagize amahitamo. Ariko buriya wenda tuvuze umwana w'imyaka 12 kujya ku 15 ngo abatangiye kubona ba role model abazigana. Nubwo twari tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, twagize amahirwe yo kubona His Excellency Paul Kagame. Araturokoye, ariko yari active cyane, asura hirya no hino avuga imbwirwaruhame zitanga icyizere, zinadukangura kugira ngo tugire amahitamo. So navuga yuko rero nubwo twari tumaze kuba gusenywa ku kigero icyo ari cyo cyose kibi gishoboka, kandi tudafite n'abagomba kuduha urugero rwiza, kuko abenshi bari bamaze kwicwa, ariko twagize amahirwe yo kubona noneho role model mwiza. Ariko iyo role model wendaga no kumujya, ariko ntugire amahitamo meza. So amahitamo yawe ya mbere ukavuga uti ndijyana ku ishuri, ndibwiriza gukora devoir, ndibwiriza bileti kuyifata neza, nkumva ko amanota nzayongera. Ayo yose yari amahitamo. Ariko nayo mahitamo akakujyana avuga se ubuzima bwanjye ndabworienta hehe? Mu korienta rero ni hahandi umuntu avuga ngo ngomba kuzakora business. Nahoraga numva yuko vengeance nziza, sinzi niba vengeance nayita gutyo, ko ari ukuvuga ngo icyambere abatwishe batazabona ko napfuye koko, kandi ko imiryango yanjye yagiye kompare, kandi nkahaba mu buryo bugaragarira buri wese. Nuko guharanira ibyo bibiri, yavuze ngo ngomba kubikora nkora business, nkagira amafaranga, kuko ntiwajya amafaranga uriya ko umufonctionnaire ukazatunga amafaranga menshi biragora. Abafonctionnaire mu mbabarire, ariko ni realite. So ndavuga rero ngo igihe kizagera ntangire kwikorera. Buriya ndangije kwiga secondaire, nahise ngira amahirwe mbona akazi, nza no kujya gukora muri Banque Populaire, ariko iteka ryose ibitekerezo byanjye byaravuga ngo ngomba kuzikorera kugira ngo ngire aho ngera hafatika. Ari naho rero natangiye business yanjye muri 2006, mfatanyije n'umugore wanjye tukiri batoya. Twiyemeza yuko dushinga company, itangira ari company yo gukora ibintu bya papeterie na decoration. Umva nakoraga muri banke nkaka credit gatoya kugira ngo mbashe kuyiraninga, ariko icyari kinini cyane ntago ari kari aga credit, ahubwo cyari igitekerezo na choice yanjye. Ndagakora no kudesida kuva muri banka 2008 kugira ngo njye gukorera ikigo cyanjye. Numvaga niba mbasha gukorera banki ikunguka, ntange none ninjya kwikorera nzunguka. Marezoma ngeze ntangiye kwikorera, mpura n'ibibazo byinshi n'udufaranga twose nayo nazanye kugira ngo tubashe gutuma nkora iyo business iraninga, turashira. Ngera ku kigero cya kinini navuga cyo hasi gishoboka. Njya ntanga urugero, hano twicaye muri salon nziza, hari intebe nziza, ariko hari situation nagezemo ngurisha n'intebe zo mu nzu, ngurisha n'ibintu byose. So byari byagenze biti? Ntabwo wanywaga inzoga? Ntabwo nanywaga inzoga, ariko hari ibintu bibiri. Icyambere, buriya kuba imfubyi biragatsindwa. Ushobora gutekereza ikintu ugahitamo n'amahitamo yawe, ariko ukabura ibintu bibiri, ukabura abajyanama. Icyo cyari icyambere cyanagoye abana benshi nzi ko bakuriye mu buzima bw'ubupfubyi. Icya kabiri n'uguha akaboko. Burya umuntu wese agira pare, ibyo uzakora byose uzagira umuntu uguhereza akaboko. Byabaga bigoye yuko rero ibyo ntekereza byose kubishyira mu bikorwa biba byo. Naraje njya gushaka amasoko ya leta, kuko nari maze gushinga company, ariko target nini, umukiriya munini twari dufite nk'abandi bose mu Rwanda ni leta. Ndapiganwa amasoko, ariko namaze imyaka irenga 2 hafi 2 cyangwa 3 ntarabona isoko. Ubwo rero muri ubwo buzima nta kazi ufite, uratunga umuryango, urashaka akazi, urakora dépense umunsi ku wundi, ya mafaranga wago ufite yagenda agashira nyareba, kugira ubwo ashira neza. Ngera no ku mitungo nari ntunze ntangiye kuyigurisha, ngera naho nagurisha ibi bikorwa, ibikoresho byo mu nzu. So urumva aka kanya mbona politike nziza ya leta y'u Rwanda yo kwita ku ma company mato y'icyo twita SMEs, small and medium enterprise, binyibutsaho navuye. Ariko bikama n'icyizere cyo kuvuga ngo
ndi urumuri rw'ibishoboka, ndi icyizere cy'ibishoboka, ndi ndorerwamo y'igishoboka, kuko aho hantu narahageze kandi iyo ntahagera wenda sinari kwitekerezaho birenze rimwe, ndahagera ariko ndongera ndazamuka kubera ikintu gikomeye cyo kwanga gucika intege. ngira ngo nyuma yo gukina kugurisha intebe wubuye umutwe ute? Rero buri Imana ikora ibitangaza, ni story ndende, ariko ikintu cya mbere gihera kuri setting we wihaye. Icya mbere nari narasetinze yuko ntabwo nzacika intege, nzikorera d'abord. Icya kabiri ntabwo nzacika intege, nzakomeza struggling, ndwane kugira ngo ngeze ku cyo ngiye kuri objectif nihaye. Ariko ibyo byose bitangirizwa na objectif uba warihaye. Ya objectif yo kwikora nkazaba umukire, nubwo mbona ntaho ndagera kandi ari cyo nshaka. Icya gatatu, iyo umaze kwanga gucika intege ugomba no kuba honnête. Buriya ubunyangamugayo ni kimwe mu bishora abantu batitaho, kandi ubwo bunyangamugayo ntabwo bukorera uyu munsi, ahubwo bukorera muri passé yawe, kuko abantu ntabwo bazakubonera muri présent, uzakubonera muri présent. Bon, donc uyu munsi azaba yibeshya, ahubwo yakagombye kukubonera mu hahise hawe. Na hahise hawe rero ugomba gusetingamo ikintu cyitwa ubunyangamugayo, kuko nacyo ni party y'ishoramari ushobora gukora. So maze rero kuburanirwa, njya nibuka akaraka ka mbere nakabonye ari i Nyamirambo, kuko bakuriye umunara wo ku musigiti witwa Majengo, ni umunara muremure, muzawubona, bampemba 300,000 kuwubakira nka main-d'œuvre, ariko mwukoze neza bampa bonus 400,000, byose biba 700,000. Ubwo wumva aho navuye. Icyo gihe wari warinjiye mu bwubatsi, warashinze na? Yes, icyo gihe ubwo nari ndi muri ya situation yuko nagurishije n'ibintu byo mu nzu. Ubwo nagiye kubigurisha narabuze ibiraka ahantu hose. Icyo kiraka kiza kumpesha abandi bantu b'Abarabu bari bavuye muri Arabia Saudite, Saudi Arabia, bashaka kubaka centre culturelle, centre islamique hariya mu Bugesera aho bita Ntarama. Hari centre ihari, nayo ninjye wayubatse. Nabo kuyimpa biba story ndende, kuko bansabye no kubereka office kugira ngo bangire icyo kize, kuko bari babonye icyo nubatse. Office ndayibura, nabyo biba ndi story. Ariko nyuma yaho nza no kubona ikiraka mu karere ka Kamonyi. Dushimira leta y'u Rwanda yuko itanga amahirwe ku bantu bose, napiganwa amasoko menshi ndayabura, ariko nza kubona isoko ryo kubaka école primaire yitwaga Magu, nako n'ubu niko yitwa, naho mpatangirira ubuzima. Kuva rero icyo gihe utwo turaka tuje nibwo natangiye kubyura umutwe, ariko nabwo mbura igishoro, ngenza kwifashisha abantu, nkuko naza nkakubwira nti nka 2,000,000. Hari umugabo njya nkunda kuvuga witwa Pacango, bari ku iposita babimfashijemo icyo gihe, ama 2,000,000 njya gutangira ako kazi. Ariko gutangira akazi ufite 2,000,000 gusa nabyo ni indi story, ariko mpera aho ngaho byibura ntangira kugenda njya mbere. Ngira ngo rumwe mu nzego mukoramo cyane nka rwiyemezamirimo ni urujyanye n'ubwubatsi, n'ubundi nk'uko wari ubikomojeho. Buri butubwire kuri kampani yawe, tubwire imirimo y'ubwubatsi mukora, tubwire na projet zikomeye uyu munsi urazi kabutera ishema, ukavuga ngo uyu munsi iyo ndebye iki kintu nkibuka ko ari njye wacyubatse, bintera ishema. Kampani yanjye yitwa Karame Rwanda Ltd. Nkiyita iryo zina, nayise iryo zina mu 2006 kubera urukundo numvaga mfite igihugu cyanjye. Karame nko kwitaba, ni Karame ndakwitabye Rwanda, Karame Rwanda, cyangwa se Karame nko kuramba. Rwanda uragahoraho, ndagahorana igihugu, ndagahorana u Rwanda. Ariko nkitangira kuyishinga 2006 aho najyaga bakajya kuvuga ati icyo ni ikimina, donc kuguserereza. Atari ko icyo kintu tiyo niyo nije ifasha abantu. Abantu ntibayibona as business, ahubwo bakayibona nyine muri ubwo buryo bwo kuntesha agaciro. Ariko kuko njye nari mfite impamvu nayise iryo zina, nkomeza kugira icyo kintu, nza kureba yuko rero nza kugeraho itera imbere, ibona amasoko, maze kubona amasoko hirya no hino. Navuga ko hafi mu turere twose two muri iki gihugu maze kubonamo akazi hirya no hino mu gihugu. Ariko ngarutse noneho kuri project buriya inkora ku mutima, wenda abantu batazi, dufite mu mujyi wa Kigali dufite umushinga wo kurwanya ibiza. Kurwanya ibiza rero harimo prevention, gutegura aho amazi aca, kuhubaka n'ibindi bijyanye nabyo. Buriya mbona umujyi nka Bujumbura, Kinshasa, Dar es Salaam, za Nairobi izihura n'ibiza, nkabona Kigali idahura n'ikiza, ndavuga nti wow, Karame Rwanda dufite akamaro mu gihugu. Ntabwo ari akamaro k'amafaranga gusa, ahubwo ni akamaro k'igihugu, iyo image y'igihugu. Tushatse kuvuga ko Karame Rwanda ni mwe mutuma Kigali tibasirwa n'ibiza? Kuko ni natwe dufite iyi contract yo gukumira no kurwanya ibiza mu mujyi wa Kigali. Ni contract imaze imyaka 4. Navuga rwose ko muri iyi myaka maze, iyo mbona amazi umujyi utahindutse
utahindutse ikiyaga, umujyi imihanda itasenyutse kubera abantu babuze aho baca, ukagera mu kazi nta nkomyi. Buriya hari abantu baba babyitangiye, kandi rwose navuga ko ari ikintu twishima muri Karame Rwanda. Twubatse icyo kintu rero, ntabwo nkibona gusa akazi, ntabwo nkibona nk'akazi gusa, ahubwo nkibona nk'ishema ry'igihugu, nkibona nka image y'igihugu, nkibona nko kuvuga ngo abanyarwanda turashoboye. Igihe cyose ibindi bihugu byose duturanye byose byagize ikibazo cy'imyuzure ikomeye, ngiye ngo muri abanyamakuru ibyo byose mwagiye mubibona, ntabwo ari ukwirata, ariko umujyi wa Kigali tukabasha kumainteninga icyo kintu, tukarwana nacyo. Niyo mu gihe gishize imvura yari ikomeye tukarwana nacyo, isayo tukarikuramo, za ruhurura zasenyutse tukazubaka, amazi tukayacenuringa agace aho agomba guca, ntituyasange mu mazu no mu mihanda no hirya no hino. Mvuga ngo ni ishema rikomeye kuri twebwe babikora, ariko no ku gihugu cyanjye. Warumbaje rero ikintu nakoze nkumva kinshimishije, icyo kintu kiri mu bintu binshimisha cyane kandi numva bimera ishema rikomeye. Ariko hari amaproje y'imihanda twagiye dukora mu mihanda mu mujyi wa Kigali hano no mu turere hirya no hino twakoze, ari amwe mu mishinga nayo intera ishema. Iyo ubona abantu batambuka kuri wa muhanda wubatse mu myaka ukoze, ukaba utaragize ikibazo, ukaba warakoze ibintu byiza, ntekereza ko ari ikintu biduha imbaraga, bikanaduha umutima ukomeye wo kwemera ibyo byose. Ndagira ngo twinjire noneho ku ingingo uzasanga abantu benshi mu Rwanda batunze amafaranga badakunze kuvugaho. Uyu munsi hari, mu minsi ishize binyuze kuri Twitter, hari screenshot washyize hanze ugaragaza ko uri mu Rwanda Revenue yahaye ishimwe biturutse ku musoro mwatanze, mugaragaza umusoro n'amafaranga mwahawe. Umuntu abibaze neza agendeye kuri mibare mwashyize hanze, abona ko umutungo wanyu ushobora kuba uri hagati ya miliyari 2 na miliyari 5. Turibeshye tugiye kure cyane cyangwa turawupfubije? Nibyo koko, ikigo cyose iyo gikora icyo bita etat financier cyangwa se ibaruramari, kugira ngo kimenye imitungo cyakoze cyangwa se uko cyakoze. Navuga ko rero mu mwaka ushize 2024 ntabwo ari ibanga iwacu muri Karame Rwanda, ntacyo duhisha, kuko nyine twabanje gukirininga ahahise hacu naho turi. Twagize rero turnover cyangwa se chiffre d'affaires irenga miliyari 3.5. ni imibare yawe rwose, ntabwo yagiye kure y'ukuri. Ntabwo ari turnover twishimiye twajya kurata ngo tubyine ducinye akadiho n'iki, ariko ni n'urugendo tubona yuko atari rubi. Kuva kuri 0 ukaba ugeze kuri miliyari 3.5 mu mikorere, ntabwo ari ikintu kibi. Navuga yuko hari icyo ufashiye igihugu, cyangwa se ufitiye igihugu akamaro. Ufitiye igihugu akamaro kuri wowe ubwawe, kuko ntabwo uri mandiya yo gusabiriza ku muhanda cyangwa umuntu udashobotse wo gufashwa. Ufitiye igihugu akamaro kuko urimo guha abanyarwandakazi. Murabizi yuko muri NST2 harimo guhanga imirimo ku banyarwanda. Ufitiye igihugu akamaro kuko utanga umusoro. Yanatanzeho, wabonye ko na Rwanda Revenue itabivuguje ahubwo yabishimangiye. Ni ibyo koko, niba hari TVA wishyuye ahantu miliyoni zenga 500, niba hari izo nawe ubwawe wishyuye zenga miliyoni 100 angahe, niba hari umusoro ku nyungu miliyoni 100 angahe wishyuye, niba hari imisoro y'abakozi wishyuye, niba hari za pension, imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi batanze, ibyo byose uri active mu gihugu, hari icyo ufitiye umariye igihugu. Ntabwo rero wibeshye ku mibare rwose. Navuga ko kampani yacu umwaka ushize yagize turnover, amafaranga twinjije. N'uwawubanjirije numva nayo yari kuri miliyari 2 na miliyoni 900. Uwawubanjirije nawe yari muri miliyari nk'izo ngizo. Donc icyo mbona ni uko graphique cyangwa se fresh igenda izamuka, bikanampa icyizere cy'ejo hazaza. Ngira ngo ni umutungo wa kampani. Tuje noneho ku giti cyawe nk'umuntu, nibyo navuze, ni ingingo abantu benshi mu Rwanda badakunze kuvuga. Iyo uryamye nijoro uri gutekereza, uri kubara amafaranga umaze kugwiza, usanga ari nk'umuranga. Amafaranga harya ngo ni kashi cyangwa ni ibikorwa? Bishobora kuba amafaranga ufite kuri konti, bishobora kuba mu mitungo. Mvuze ngo sinyizi naba nkubeshye, kuko mu bintu njya nkora, nk'ubu niba mfite ikibanza nyikoresha expertise nkamenya uko gihagaze. Niba mfite inzu menya uko ihagaze. Niba mfite imodoka iyo inventaire mba narayikoze. Kameme ntabwo tukiri abikorera, abashoramari bameze nka babandi bakera batazi gusoma no kwandika. Oya, Kagame yaratwigishije, twarize gusoma no kwandika, tuzi gukora analyse, tuzi gukora ibipimo by'ishoramari kugira ngo tunarebe aho tuva n'aho tujya. Mvuze ko ntabizi naba mbeshya, ariko navuga yuko
reka mvuge nka UPI UPI ntiziri nko muri mirongo reka no guprecisa UPI ntizibuze nka mirongo imodoka kampani ntibuze imodoka nka 10 na zingahe mu rugo iyo ufite akamodoka umugore afite kandi abana bafite utumodoka nabyo biba ari iyo mitungo twavugaga. Navuga yuko rero wenda niyo ntabivuga mu buryo nitamu y'umutungo ngo nangahe, ariko umuntu navuze ngo muri Kigali ufite UPI wenda zirenga 40, ukavuga ngo ufite imodoka za kampani zirenga 10, umuryango w'abana bafite imodoka, umugore afite imodoka nawe ufite imodoka, nkeka yuko umuntu yagereranya nawe akirebera. Ngira ngo nawe wanze kujya mu mibare neza, ariko byibura nanze ishusho, reka ikibazo cyorohe mukuntu. Ibyo byose ufashiza UPI ukaziteranya, ugafata imodoka ukaziteranya, ugafata n'ibindi bike wenda utavuze ukabiteranya, byajya munsi ya miliyari 6 z'amanyarwanda? Oya, ntabwo zajya munsi, ntabwo byajya munsi pe. Icyo gihe byo naba mbeshye, kuko ugereranyije hari na UPI usanga ibikorwa biyirimo yuko za expertise irenga n'iyo miliyari. Navuga yuko nushaka unazamukeho gatoya wenda gerera nko ku 10 turebe mu byaho ngaho, byaba biraho hafi. Abantu muri Kigali ko bataka ko bavuga ko kubona amafaranga bigoye, ko bavuga ko ubuzima burushaho guhenda. Kuri Sadat ibanga ryabaye irihe? Reka nanjye manze mvuge ko nanjye buryo ubuzima mba numva burushaho guhenda. Impamvu buryo umuntu kamere yacu ukuntu iteye duhora dushaka. Ngewe ukubwira gutyo izo UPI n'ibiki n'izo modoka n'ibiki byanditse kuri ngende cyangwa kuri company, navuga yuko ndavuga ngo ntago ndajya mu rugendo rw'ubukire. Cyakora numva nararutangiye, numva naratema ikirenge cya mbere. Urugendo ubwo natangiye urugendo, sindajya mu rugendo. Ubwo bivuga ngo sindagera no ku bukire nifuza. N'umuntu wese rero iyo abyutse akabona wenda 10,000 ashaka 20, akavuga ngo ubuzima burakomeye, burahenze, buragize gute. Ariko iyo turebye mu bipimo by'igihugu kareba imibereho y'abantu, ubona abanyarwanda imibereho yabo yarahindutse cyane kandi ihinduka neza. Buriya iyo ushaka kubimenya, ureba uko abantu bakora, uko abantu biteza imbere, uko abantu bihangira imirimo, uko abantu babayeho, uko ibikorwa binyuranye hirya no hino. Uzarebe mu maresitora, mu tubari na hehe uko abantu babyitabira. Hari n'igihe bitari bihari, hano 94, 95 nta byari bihari. Niyo byari kuba bihari ntabwo byari kubona abakiriya. Ariko iyo unasimbutse ukajya mu bihugu duturanye, none gusobanukirwa neza ko abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda kirimo gutera imbere mu rwego rw'ubukungu. Ntabwo ari ubukungu rero bwihariwe n'agatsiko kamwe, ahubwo ni ubukungu busaranganyijwe ku bantu bose. Ariko opportunity ntawe uzajya kuyigushakira. Podium urayishakira ukayijyanaho, n'agafaranga urakishakira ukakijyanaho. Nta muntu n'umwe uzagufata akaboko ngo akubwiye ngo dore amafaranga ari ahangaha ngo ngwino tuyagushye. So birasaba yuko rero umuntu akora, akubahiriza bya bintu nakubwiye, kugira objectif, intego, ukagira icyerekezo ugomba kubicishamo, ukagira n'ama principle na values ugomba kwiha kugira ngo uzagere ku wo ugomba kubaho. Kandi buri wese ibyo bintu arabyiha, ahubwo ibyo wihaye birakujyana hehe. Navuga yuko aravuga ko hari ubukene cyangwa ubuzima bukomeye, none bakura amaboko mu mifuka, bakoresha opportunity zihari. Kera twari dufite tukirangiza kwiga twatsinze za cyber cafe, abantu bakora iyo business, internet iratangira. Uyu munsi business ziri related na internet na technology ni nyinshi cyane. Abantu kubaka imihanda twari tuzi ko bifite amakampani byagenewe cyangwa ari imiryango byagenewe, ariko twaje gusanga atari byo. Ukura amaboko mu mufuka ujye gukora, ushinge company cyangwa se ufungure business yawe, uhere ku gatoya, ntushaka kwita wisumbukuza ngo ugere aho abandi bagera. Nanjye ubu hari aho nta kwisimbukuza ngo nigeranye nabo, ni nashaka kwigira nkabo ntibizankundira. Ariko urugendo nuko nshobora kugenda nkazanarenga aho bari abo bantu, mbona abandi imbere. N'undi inyuma rero nawe yakagombye kureba ibyo ngibyo, akavuga turi uri imbere, ntabwo wakagombye kuba nka Sadate umaze imyaka 20 irenga ari muri business, ahubwo uvuga ngo ku gihugu kimpa amahirwe mpere hehe, nzageze he, nzabikore gute. Sadate, niba uvuga uyu munsi kutarakira, uzakira ryari? Uzakira ari uko ufite iki? Umunsi nzumva mfite nitwa biliyona mu madolari rwose, miliyarderi y'andolari rwose. Kuva uwo munsi nzatangaza ko ndi umukire. Unaherutse kubivuga uvuga ko wifuza cyangwa ubona ko ari umunyarwanda mbere uzuzuza miliyari y'amadolari. Ni ibintu bishoboka cyane, inzozi zakomeye. Birashoboka kandi nzabigeraho. Kubera iki se? Nese niba naravuye buriya jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, buriya mu gihe cya jenoside umuntu yabaga yambaye umwenda umwe, ntazajya kubeshya ngo yafite myinshi, ngo yagendanaga igikapu hirya no hino, ntibyakundaga. Niba naravuye ku mwenda umwe
ntagira data ntagira mama ntagira abavandimwe bo kumfata akaboko ntafite uyu munsi nkaba ngeze aha kubera iki se numva yuko mu myaka 10 iyo biliyoni y'amadolari izaba idahari keka Kagame aduhaye atakiri perezida kuko aduha amahirwe arenze ay'abandi bose babaho muri Afurika. So nkavuga ngo umuntu agomba kuguma atekereza ko bishoboka kandi biranashoboka. Igihugu gitanga amahirwe, igihugu cy'u Rwanda gifite opportunities nyinshi, ariko tuzagura n'ibitekerezo, twagure imipaka. Ntabwo tuzafata Rubavu ngo tuyijyanire Goma, ahubwo tuzagura imipaka dufunguka mu mitwe yacu, tugende dushaka amafaranga, kandi tekereza ko bizashoboka kandi nemera yuko nzabigeraho. Ni amafaranga angahe menshi wigeze winjiza mu kwezi kumwe? Ikibazo rero kiragoye, ariko se buriya mu kwezi kugira ngo nko mu kwezi kumwe ndumva hari igihe yakoze akazi kangerera nko kuri miliyari mu kwezi kumwe, hafi miliyari. Ubwo navuga ko uko kwezi rwose kwari kwansekeye. Niba utanze akabiri karimo hafi miliyari, wavuga yuko ari sawa. Iyo nimugoroba utashye uri kubara ureba ibyo watakaje amafaranga menshi cyane, ahangaha ntabwo turi kuvuga muri business, turi kuvuga bigeze ku buzima bwite bw'umuntu, n'urukweto waguze n'isaha waguze. Ngomba kubaho neza ubuzima kubera iki se nzatunga amafaranga abereyeho kuntunga. Ntabwo ngiye mbere yo gutunga amafaranga, nyashaka kugira ngo ntunge mbeho neza, nsigaragare neza, ntuvuga uti dore Sadate ngende ahantu heza, umuryango wanjye ntiwifuze vacances, n'abatwumva nyine bibatere ingufu. Ngiye kubyitisha ariko nta cyari ryiza ribaho, ahubwo bibatere ingufu, avuga ati nzakora kugira ngo mbeho neza. Niba ndi busohoke bashe kwishyura ka facture bari bumpe, niba ndi bujye muri vacances sintinye gusa ngo nzakorera vacances hariya Nyandungu aho duturanye muri hahandi bakoze igishanga, batunganyije igishanga, ahubwo nanatera imbere mvuga ngo hari inyanja nageraho, hari desert, ubutayu najyamo gusura. Donc ubuzima bwanjye ntago amafaranga hari ibintu bibiri numva agomba kumfasha. Agomba kumpa abantu, akaba no kubaho neza. Nibyo mba numva byankiri kuvuga ngo nzagira amazu miliyoni, nzagira ibiki. Oya, ni byiza kubigira, ni nabyo tugomba, nabyo tunaharanira, nakubwira aho nshaka kugera, ariko at the end kugira amafaranga ntugire rwose agakweto. Abantu nk'abo ngabo banatunga amafaranga nk'ayo ngabo banatuma adasirikira, kandi amafaranga kugira ngo agere ku bantu bose ni uko uyakonsoma. Muri igihugu cya Amerika mu buhangange bagira, buriya barakonsoma cyane. Umunyamerika ararya akanywa agakora ibintu nyine bituma amafaranga agera ku bantu benshi. So amafaranga nanjye mbikomeje kugira ibibazo warumbajije, ninyagira sinzagira akenda keza, sinzagira agakweto keza. Oya, yazarorera azaba ari nka yayandi bavuga ngo yavuye ikuzimu, ariko azanye amakondisiyo, ariko amafaranga niyo gutuma ubaho. None iyo usubije amasomo, ni igiki kigutwara amafaranga cyane? Ku buryo buri personnel, no kwita ku muryango wanjye. Vacances zitwara amafaranga. Uhagurukije abantu 9 mukajya muri vacances inyuma y'igihugu, bitwara amafaranga. Ubwo by'amashuri byo nabiretse kuko byo ni bisanzwe, ariko nabyo bizamo abana bakiga ku mashuri. Nabo ngomba kumva ko bagomba kwiga amashuri meza, niwo murage ngomba kubaha. Kwambara, gutura ahantu heza. Ntago natura mu nzu mbi, ntago byakunda. Kubera iki se ntaba niyimira iki ku ibi byose tuza twambaye ubusa tukazasubira twambaye ubundi busa? Kuki byibura mu gihe Imana yampaye cyo kubaho ntabaho neza? Donc vacances, amashuri y'abana, imibeho journalière, donc kwambara, gusohoka, kugira imodoka nziza, gutura ahantu heza, gusangira n'abantu. Ngiye nkunda gusangira n'abantu, ku riding ngatumira abantu nka 200 bakajya kwa ayo mafaranga. Wicaye nyine nawe wicaye, ibaze nawe wicaye hariya utumiye abantu ngo mwirire munywe murye. Ntabwo watumira umuntu ku riding ngo mubwiye ngo mpintwererano kuko nagutumiye, bahora mutumira kugira ngo musangire. Ku mugoroba ukaba watumira abantu mugasangira. Ikindi rero kikaba gufasha. Idini yacu ya Islam ivuga yuko, Quran ivuga yuko gutanga ntabwo bigabanya umutungo, ahubwo birawongera. Iyo ni principe y'Abasilamu, donc vrai musulman. Gutanga ntabwo bigabanya umutungo, ahubwo birawongera. So no gufasha hari party mbikoramo, ariko bimaze kumvuna. Cyane cyane ntabwo ari ukumvuna financially, ahubwo bimvuna management yabyo. Kuko reka ngwe nk'urugero wenda nakajemo, umuntu yajyaga gutya akampamagara, hari nko muri covid ati ndashonje, nkamweza amafaranga, wenda gura umuceri. Hari n'umusaza umwe w'inyamirambo witwa Zaki,
yarampamagaye muri covid ati inzara iranyishe muheze 50 kugira ngo agure agafuka k'umuceri kawunga n'ibiki umuryango buke yajya ku maradiyo nyuma ya covid ajya ku maradiyo arantuka mwabyumvise ariko nyuma yanasabye imbabazi rwose amaze igihe kinini nasabye imbabazi cyane ariko umva umuntu ushobora kumugira neza akanyangiza akaguhemukira ariko si icyo nashaka kuvuga cyane ahubwo ndavuga ngo umuntu yigeze kumubwira ambwira ati ariko nk'ubu iyo umuntu aguhamagaye ngo ndashonje nyohereza amafaranga ukamwoherereza ejo yoheje nk'umwanzi w'igihugu bazajya kuya kuri izo record bagasanga wa muntu wije amafaranga ni umwanzi w'igihugu wese adate wabisobanura uti wakwisobanura uti donc ushobora gukora ibikorwa byiza bigahinduka bibi kuri wowe ngo hayingere ebyiri niyo mpamvu rero navuze ngo muri management yanjye birimo kungura muri management hari n'undi rugero nigize aho nari ntuye Kibagabaga mbere yuko niba mu cyaro Rusororo hari abana benshi bahazaga nkabagaburira bari bamaze kuba abana barenga 30 rimwe ubuyobozi buraza buransura ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo haje umudamu umwe ushinzwe kwita ku bana ambwira ati ariko sasa gikorwa uko ni cyiza turagishimye ariko nk'ubu umwana aje akarya hano yataha mu buryo bumwe rwose mu buryo bumwe no mu bundi akagira ikibazo akaba yapfa ati ababyeyi butazi aka kanya wabamenya noneho baje kuvuga ko babiciye umwana nturi fondation nturi ONG ngo urimo kubikora bizwi na leta nturi gute na gute donc igikorwa ni cyiza ko kikaba cyakubyarira ikintu kibi ndavuga rero wa mugani umuntu ashobora gukora ikintu cyiza ariko kikamubyarira kibi none navuze rero ngo gufasha ndafasha ariko bisigaye bingora muri management kubera izo mpamvu nyinshi maze kubabwira ari nayo mpamvu nifuza ko uyu mwaka rwose Imana ifashe muri target nihaye zo ku mwaka umuhigo nihaye nuko uyu mwaka nzafungura fondation izanyitirirwa nkajya nyishyiramo icyo ngomba gufashisha abantu noneho akaba ari abakozi bashinzwe noneho kubikora biri professionnel ngira ngo tubwiye vacances tubwiye amafaranga y'ishuri tubwiye uburyo bwo kubaho naho gutura kuri mu bintu bigutwara amafaranga menshi ariko nk'abagabo tuzi ko abagabo hafi bose bakunda inkweto bakunda amasaha inkweto ya menshi waguze ni yangahe ndaza kubaza mu bandimwe yanjye yitwa Mujojo ari Bruxelles niwe ujya unyambika ariko nini yanguriye ndumva yari iri ku mayero nka 550 cyangwa 600 inageze hano igire akabazo yisubiza kugira ngo bayimpindurire ndumva ariyo nini nk'urukweto nambaye ariko hari abambaye nayo 10,000 nayo birenze ariko ndumva niba atari 500 ni 600 hagati aho ngaho isaha zo rero ntabwo ndabasha kuba umufana wazo cyane muri amasaha abaho ahenze ariko mfite isaha imwe ya Rolex kuza kuvuga agaciro kayo ariko Rolex murazizi uko zigira nyambara gakeya n'ubu ntabwo ariyo nambaye ariko ntekereza ko ariyo yampenze ntiyari irenza ngahe cyangwa se niri hejuru nka 10 na bingahe by'amadolari cyanyuma ku bijyanye n'ibihenze nz'abantu benshi bakunda imodoka ufite ihenze ni buriya imodoka yanjye ihenze abantu bashobora kwishuka ko ari iriya Vewiti ngendamo ariko imodoka y'umugore wanjye niyo ihenze Benz C63 abantu bagende bashaka ibiciro byazo ariko ushobora gusanga iri hejuru ya $300,000 igeze hano mu Rwanda C63 abazi by'imodoka bagende bagugoringe yawe muri 2022 barareba aho ihagaze iyanjye yo ndumva itarenze $180,000 bataye $200,000 gutyo ngira ngo Sada tuvuze kuri madame nagira tunamukomavuzeho gato kuko ni umuntu ukunze kugaragaza nk'uw'agaciro mu buzima bwawe wamusobanura gute wamuvuga uriya ni umugore w'igitangaza ni umugore w'igitangaza yankunze nta kofi ubwo ndavuga agafaranga nta body ntabwo nari umugabo w'ibigango ngo uvuge ngo buriya mukunze kuko ari ibigango nta muryango atavuga ngo agiye mu muryango runaka agiye guprofita ibyo muryango runaka ibyo byonyine bihita bidefinisa uwo ari we ariko burya ngo inyuma y'umugabo w'igihangange haba hari umugore w'igitangaza umuntu utararongora amugira inama arongora ariko nkusaba Imana uzarongora umugore mwiza uzakugira igihangange uriya ntiwaba igihangange udafite umugore w'igitangaza ni umugore rero nubaha ubuzima bwanjye bwose nshimira kuba yaranyemeye gutyo ariko niyo parcours nubwo ubuzima bwacu bwose tuburi kumwe ntabwo rero nari kuba wa undi mwahinganye imigende ngo nugera mu ndege umusige ngo nsigare njye Dubai nimusige njye hehe kandi imigende twarayambukanye ubuzima bugoye twarabucanyemo niyo mpamvu rero nanjye numva aho ndi hose iyo ntari kumwe nawe mba numva ari icyo mbuze ndi umuntu nshobora gukosa nshobora kubaho nk'umuntu
ariko dimwe muri minimum ishoboka muha respect ishoboka, nkamuha urukundo, nkamwubaha nkanamwubahisha, kandi n'abantu nabi bakonvensi. Uriya naho badutumiye no mu birori byo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu, bahamaze kumenya ngo Sadate ntasiga umugore we. Ikintu rero identity ushaka kwiha niyo abantu bagomba kuguha. Nanjye rero numva nta handi nta kindi namwitura uretse kumubera umugabo nyine muba hafi. No mu kanya ndamusohokana by the way. Uravuze uti ni umugore mwiza, ni umugore twabanye mu byiza no mu bibi. Ngira ngo iyo umuntu avuze ngo umugore mwiza kuri tujye mu by'iyi minsi hari byinshi byateye wenda bitandukanye no mu bihe byanyu, ariko utekereza ko umugore mwiza wakwifuza ko umuhungu wawe yashaka, bihari nka feminism byamenyekanye rimwe na rimwe bakavuga ngo abagore barabaturutishije, abagore bakabashinja ko uburinganire babwumvise nabi. Ubundi kuri wowe umugore mwiza numeze gute? Urugo rubanye neza n'urubanye rute? Icyambere urugo rubanye neza, ariko icyo mba mperaho ni urugo rwumvikana, rwubahana. Umupapa njyewe wanjye ninjye muyobozi w'urugo rwanjye, kandi umugore wanjye arabyemera akabinyemerera, ariko umuyobozi ntabwo bivuga kwigira intare, kwigira igihangange, kwigira intakoreka, kutumva abantu. No, uri umuyobozi wabo, ugomba kubitaho kuko ni inshingano ufite nk'umugabo, ariko nabo ni abantu bafite agaciro kuri wowe, ni abantu bafite ibitekerezo, ni abantu bashobora kukugira inama, ni abantu mushobora kuvuga mu kumvikana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, umugore mwiza nakwifuriza nk'umwana wanjye cyangwa inshuti yanjye cyangwa umuntu uwo ari we wese, cyangwa umuntu uwo ari we wese, ni umugore icyambere wubaha Imana, icya kabiri ugukunda, kuko urukundo ni rwo base y'urugo rwiza. Niba mushyingiranywe muvuga ngo imyaka irageze reka nshaka ko ndongora, mujye kubana, icyo gihe muzabana nyine nk'ikiraka cyabaye kubera accident y'imyaka yawe yakugereyeho. Ariko nimubana kubera urukundo, n'ibibazo muhuye nabyo murabitraverse, muba muri hamwe. Ni mu byiza mukabana, no mu bibi mukaba muri kumwe, kuko ni up and down, ntabwo ibintu byose bihora ari byiza, ni down and up, donc habaho kuzamuka no kumanuka, byose biba bishoboka. Uwo mugore mwiza rero akarangwa no kuba yashishoza. Uri abagabo turi abantu donc dukora ibintu vuba n'ingufu n'ibitekerezo byihuse binini iki, ariko ubukeneye umuntu wo kubibungabunga aho hafi, akagukarura hasi, akakubwira ati nyamara tubigenje gute. Donc umugore uguha inama, kandi ugomba kwiyubaha, kubaha n'umuryango we. Abantu rero iby'ubu ngubu ngo haje uburinganire, yes, tugomba kumva ko umugore ahari, ariko nta kintu gishobora gukuraho ko uba umugabo mu rugo rwawe, ukarwitangira, ukaruharanira, ukaruteza imbere, umugore nawe akarubungabunga. Burya atarubungabunze ngo abe umutima w'urugo, nawe umutware warwo, ntabwo byakunda. Ngira ngo Sadate, tugarutse gato wenda ku bijyanye n'ibifatika byo kwikorera amafaranga, ariko tunagana wenda no ku musozo, ndi umwe mu bantu bakunze kugukurikirana cyane. Yego. Ibaze ko ngukurikirana, namenye ko ufite n'ikibuga cya kajugujugu mu rugo. Ngira ngo uri bunyomoze niba atari byo, niba ari byo tubwire kajugujugu irahari, niba idahari iri mu byo uteganya gutunga vuba? Reka mpere ku nzu ntuyemo. Inzu ntuyemo ni inzu natekereje mu mwaka w'ibihumbi 2005 cyangwa 2006, ndetse mbwira umugore ko ariyo nzu y'indoto zanjye. Muri izo ndoto zanjye nayihaye ibyo narotaga icyo gihe, aho gukorera siporo, aho kumvira gufatira ka sauna, aho gukorera ka massage, aho kogera muri piscine, aho udusaro tunyuranye, udukwe tunyuranye, ibyumba ko byabaga bingana, kugera kuri rooftop yayo, aho numvaga agomba guterekaho kajugujugu, helicopter. Icyo gihe numvaga ngomba kuza umunyarwanda wa mbere, atari sosiyete, atari iki, utunze helicopter ye nk'umunyarwanda. Avuga se niba South Africa cyangwa hano hirya Nairobi abantu bazitunga, kuki ngewe ntagatunga? So muri 2006 na 2005 nibwo nabitekerezaga. Ndetse aho twabaga ukaba ufite inzu wenda, ariko atari ya yindi indoto zawe. Biza kujya aho tuyubaka. Icyo kibuga rwose kiriho cya helicopter. Na helicopter numva yakagombye kuza. Ariko ubu numva inzozi zatangiye guhinduka. Kavuga se kubera iki helicopter, kuki ka jet privé ko katazagera igihe, niba umunyarwanda
Dangote abyuka agafata akajeti ke cyangwa undi muherwe, kuki twebwe abanyarwanda tutatekereza mu buryo bwagutse tukavuga ngo natwe ibyo nta mupaka tubifiteho? Ega kuko babaherwe nta mupaka twabishyiriweho nk'abanyarwanda, ahubwo imipaka yarafunguwe. Rwanda is open. His Excellency yabifunguye. Mureke rero dutekereze big kandi numva koko bizagerwaho. None nimba umuherwe nkatunga miliyari y'idolari, kame mubwo ni ukuvuga ko naka jet privé kazaba karimo. So icyo nakubwiraga, helicopter irahari, ariko ntiyayitekereje 2005. Uyu munsi 2025 natangiye gutekereza ibindi, nubwo nako kagombye kuba gahari. Kuki utajya kakugura hano ukajya nko muri Nyungwe, ukajya nko muri Mukagera, ukajya n'ahandi ukabaho. Ega tugomba kubaho kuko twigeze kubaho nta buzima dufite. Uyu munsi rero tubufite, tumureke tubwenjoyinge, uzasiga amateka ku isi, legacy yawe izasigare koko ari icyo abantu bakwigiraho. Yego inzu rero ifite icyo kibuga cya helicopter, ariko helicopter yo sindayigura, ariko inshallah Nyagasani niwe mukuru azabidufashamo, bizakunda. Sadati, ngira ngo igice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu ndakubaza ikibazo, uragerageza kugisubiza mu magambo make ashoboka. Nibyo bibazo by'amatsiko ntaba bafite ku muntu. Ngira ngo iyo usubije amaso inyuma, umunsi wagushimishije ni uwuhe? Hari habaye iki? Umunsi wanshimishije ni umunsi nabonyeho umwana wanjye avuka bwa mbere, wa mbere. Ni ukuvuga umuntu wari umaze kuba umuryango ubonye umwana, wumva hari ubundi buzima buriho. Ariko hari undi nanone wanshimishije cyane. Nagiye kurahiza abana binjira mu muryango wa RPF, noneho harimo n'abana banjye. Noneho hari ifoto nabonye mbahagaze imbere ndimo kubigisha, ndimo kubarahiza, mbonamo abana banjye babiri bampagaze imbere. Numva uwo munsi ubaye nk'uko mfashe, ni nka transmission nakoze. Donc mfashe bya bindi byose naharaniye mu gihugu cyanjye, numva mbihereje abana banjye. Uwo munsi ndiko nawakiriye muri njyewe, nawe waranshimishije cyane. Wakubabaje n'uwuhe? Umunsi wambabaje, umunsi wari mbabaza ni 30 Avril, umunsi wiciweho ababyeyi banjye. Ni umunsi w'agahinda, ni umunsi w'icuraburindi, ni umunsi ntabona uko ngereranya. Donc mu kababaro nagize n'ibindi byagiye bibaho, ariko uwo munsi wo urihariye. Iyo Sadati yari neza bariye kera rero mudamu nazabona iki kiganiro azaseka. Kera najyaga mubwira nti sheri nikundira umwumbati, nkora n'agasalade, nkorera agasade k'amashu karimo mayoneze. Agasalade k'amashu kera bakoraga bagashyiramo ka mayoneze, ariko ibintu byarahindutse. Ndiye neza, nasohotse ndya agasiteke, agafire k'inka cyangwa k'ifi. Urumva rero ni kwa kundi ubuzima nyine bugenda buhinduka, ibintu bikaza ari bishyashya. Ni ryari Sadati aheruka kurira? Hari habaye iki? Muri iyi minsi rero amarira asigaye amanuka cyane. Sinzi, kera najyaga nirinda gutekereza cyane ku bintu twaciyemo, ndavuga jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubu ngubu nsigaye njya kwibuka bikangora. Ndaza no gushaka hari ababimfashamo kugira ngo bimfashe. N'ejo bundi turi cyo guhita kizirindwi, amasozi yaramanutse. Ariko apari ibyo ngibyo, igihe narize ni igihe nafungwaga, bamfunze. Nafunzwe iminsi 29. Umunsi bambwira ngo ngiye ndafunzwe, nyine natekereje umugore wanjye, ntekereza abana banjye, ntekereza ko nta wundi muntu mbasigiye, nta se wabo, nta nyina wabo, nta sekuru, ntande. Numva ngize agahinda gakomeye cyane ko numvaga ndengana, ndarira. Nararize uwo munsi pe. Ubundi kurira birangora, ariko uwo munsi nararize. No muri iyi minsi turimo kwibuka. Ni iki Sadati uyu munsi yicuza mu buzima bwe? Kwicuza rero burya sinjya mbikora cyane, sinjya bimbaho cyane, ariko impamvu bitambaho cyane nuko nemera igeno mbonye. Ikintu nkikoze kikanga, numva yuko nyine ari ryo rigena Imana yampaye, ariko numva ari akantu kanzamo, nkavuga ngo ntabwo ndagera ku kigero cy'ibyo nshaka gukora mu project yanjye. Kandi nagiye ngira menshi manini, big project, ariko nyine simbashe kuzirealize. Wenda ntabwo mvuga ngo ndakicuza, ni ikintu ntarageraho neza, ariko ubundi sinicuza kuko numva yuko ibimbayeho ari igeno mba nabonye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umutekereza he? Akaga Burundi bwagushishe. Akaga rwose kubyuka ukisanga uyobowe n'umuntu nk'uriya, ni akaga karuta ibindi byose umuntu aba abonye, ndavuga mu buzima busanzwe. Mugenzi we wa Repubulika na Demokarasi, Fariseri abantu bambabarira, ariko imboga zibona abana niko bajya bavuga. Ariko for me, njya mvuga ngo Afurika barakubititse kugira abayobozi nk'aba ngaba rwose. Aba bayobozi bombi
ni igihombo Afurika yagize. Ntabwo ari igihombo ku bihugu byabo gusa, kuko akaga n'ibibazo batera bigera ku banyarwanda. Ubuse SADC itashye icuritse umutwe si bo babiteye? Ubuse FDL irwa atoza si tugiraho ingaruka hano, ingengabitekerezo ya jenoside iki? Donc ni akaga gakomeye. General Muhoozi Kainerugaba wa Uganda umutekereza iki? Ajya ncanga mu mutwe bijya bincanga bijya bincanga ngaberwaho nzamufata niba nzamufata nka perezida w'ahazaza h'Ubugande uzahindura byinshi, cyangwa nkamufata nk'umwana wa Tese, bijya bincanga rero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame umutekereza iki? Nguyu ubundi buri munyarwanda yakagombye kujya mubona niba twapfukama, niba twagira gute, ariko ni umugabo udasanzwe. Buriya hari igihe njya ntekereza kuri Perezida Paul Kagame nkasanga ibintu yakoze nta umuntu n'umwe wabikoze ku isi, nta n'uzabikora. Reka nisobanure, byari ibibazo bito bito, ariko aho reka nisobanure. Perezida Paul Kagame yafashe abantu be abazana mu gihugu cye. Ibyo na Musa yarabikoze. Musa wa undi bita Mose muri Bibiliya, sibyo? Avana abantu mu Egiputa bajyana i Kanani. Perezida Paul Kagame we yabakuye ku isi yose, abari Buganda, abari Burundi, arabazana, ariko anahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Yayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside. Nta muntu umwe ku isi wakoze urugamba rwo guhagarika jenoside, donc wayoboye urwo rugamba, kuko jenoside yakorewe Abayahudi yahagaritswe n'isi yose. Abarusiya, Abanyamerika, baki bose barahagurutse bayobora urwo rugamba, ariko we jenoside yakorewe Abatutsi yayoboye urugamba rwo kuyihagarika. Ni ukuvuga icyo kintu yakoze nta wundi muntu waragikora kuri iyi si. Icya kabiri, yafashe igihugu cyari kimaze gushwanyagurika, kuko jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe ni ukuvuga ni umunyarwanda wicaga undi munyarwanda. We jenoside yakorewe Abayahudi ni umunazi wicaga umuyahudi. Washoboraga kuvuga ati abanazi mugume mu gihugu cyanyu, umuyahudi mu cyanyu, ariko twebwe twari obligé kubana. Yafashe abo bantu babiri bitashobokaga kubana, arababanisha, yubaka ubumwe bwabo, akora ubwiyunge bwabo, ashyiraho politike ikomeye. Icya gatatu, icyo nacyo cya kabiri nta wundi muntu wagikoze. Icya gatatu, yafashe igihugu cyasenyutse, kuko cyarasenyutse kugera n'aho abaturage bose bagisohorwamo. Cyari gisiganye ubutaka gusa, ubutaka nabwo bwanyweye amaraso. Cyari gisigaranye imirambo yuzuye ku misozi. Cyari gisigaranye intimba n'agahinda. Icyo gihugu mu myaka itarenga 30 aragihindura, kiruta ibindi bihugu byinshi tubona, ndetse kigeraho kiba ejo bundi mwabonye raporo ivuga ngo u Rwanda ni igihugu gitekanye, gifite umutekano kurusha na za Amerika, aho umuntu ariho igihugu gitera imbere tukibona, kivuka tukireba, ariko kinatera imbere tukireba. Iyo ni leadership idasanzwe. Yafashe icyo gihugu agihesha icyubahiro ku ruhando mpuzamahanga. Njye nari ndi hano mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, nari umwana, ariko nari umwana uciye ubwenge. U Rwanda ntabwo rwafatwaga nk'igihugu, rwafatwaga nk'agahugu. Today ufuse yuko u Rwanda ari cyo gihugu kiridinze Afurika, ntabwo waba wibeshye. Dutanga ingabo zo kujya kubungabunga amahoro ku isi, tuzana ibikorwa bikomeye hano ku isi bikaza. Donc ni reference, u Rwanda rwabaye reference y'isi, ntabwo rukiri reference regionale cyangwa ya Afurika, ahubwo ni reference y'isi. Ibyo ni leadership burya umuyobozi, umulideri ni utanga ibyo byose, kuko Bibiliya iratubwira ngo tujye dusengera abayobozi bacu, kuko iyo babaye beza bitubera byiza, ariko niyo babaye babi ingaruka za mbere nitwe zigera, ntabwo zijya ku muyobozi imbere, nitwe zigeraho bwa mbere. So yafashe icyo gihugu agishyira ku rundi rwego. Icya gatanu, yafashe icyo gihugu opportunities aziha abantu bose. Sadat Munyakazi from nowhere, no se mvuka muri famille yo kwa Perezida Kagame? No. Mvuka se muri famille y'umujenerali? No. Mvuka se ku bantu bakomeye bari bazwi? No. Mvuka kwa mwarimu, ariko nabonye opportunities ndayibyaza umusaruro. Ntabwo ari ibihugu byinshi, ntabwo wajya muri abo baturanyi twavuga ngo usanga ariko bimeze, ngo uvuye from nowhere ngo uraje ngo utangiye kwigamba ngo wacuruza amamiliyari n'amamiliyari ku mateleviziyo, abakugira iyo bakugirayo bakakurangiza. Ariko mu Rwanda ntibishoboka. Iyo niyo bita leadership, niyo bita umulideri w'ikirenga. Donc ejo bundi musibe ejo nandize ngo mfite, cyangwa n'ejo mfite impamvu zirenga miliyoni za narata Kagame. N'aka kanya rero nazivuga, ariko kuri Perezida Paul Kagame navugaga yuko ni umuyobozi, ibyo yakoze nta wundi muntu urabikora, ariko nakubwiye ngo nibyo yakoze nta n'undi muntu uzabikora. Kubera iki? Simpamya ko hari indi jenoside izongera kubaho ku isi. Ninabaho
simpamya yuko hazaboneka umuntu nkawe wo kujya kuyihagarika ari we uyoboye urwo rugamba wenyine. Simbihamya, simpamya ko bishoboka. Simpamya yuko tuzongera kubona igihugu cyashwanyaguritse kikageraho ibintu byose bishwanyagurika, inka zikicwa, abantu bakicwa, abandi bagahunga, donc kigasigara ari zero, kigahera kuri ubwo busa. Simpamya ko bizongera kubaho kuri iyi si. Donc niba bitazongera kubaho, Kagame ni unique mu babanje na unique mu bazabaho. Buriya rega na ba Yezu bazanye ubutumwa bwiza bwamamara ku isi yose, banakora n'ibitangaza n'abandi ariko ntago bagize ibikorwa nk'ibyo guhagarika nk'ibi nakubwiraga, guhagarika jenoside. Ega bari ni ikintu gikomeye n'amateka akomeye. So Kagame rero nyakubahwa rwose, reka nkwibwirire ngo kuri njyewe njya mbura uko nkudefinisa, uko urudasanzwe uruw'ikirenga. Voilà. Sadat, dusoza ikiganiro nagira umbwire iyo wirebye ku giti cyawe nk'umuntu ukareba igihugu muri rusange, mu myaka 10 iri imbere wibona he? Mu myaka 10 iri imbere ubona aho u Rwanda? Njyewe ku giti cyanjye mu myaka 10 ngomba kuzaba ndi umuherwe. Ababyumva mu byumve, abavuga ngo arimo kwikina, abavuga ngo arimo kwipasa muremure, abavuga ngo iki, abo bose nzabaseka. Muzasiga muvuga ngo oh, nguzi ko yabivugaga tugaseka. Uwo niwe Sadat nifuza. Kandi nkanifuza ko nazagenda njyenyine. Banyarwanda mureke duhaguruke, iyi Afurika tuyogagire, tuyigende, tuyibyaze umusaruro. Kandi birashoboka. Igihugu cy'u Rwanda mu myaka 10 iri imbere tuzaba turi mu bihugu bitanga icyizere cy'ubukire. Tuzaba tutaraba mu bihugu biteye imbere, ariko tuzaba turi mu bihugu les pays émergents, donc ibihugu bitanga icyizere kibifatika. Niho mbona iki gihugu, kandi tugomba kubigeraho. Ntituzumve yuko ari Perezida Paul Kagame uzabikora wenyine, ahubwo tugomba kumufasha tukabigeraho. Urakoze cyane Sadat, reka ngushimire ku mwanya wawe, ngushimire ku kiganiro cyiza twagiranye. Murakoze cyane. Shimire wenda bazumva iki kiganiro, ariko nshimiye cyane wa wundi uzacyumva akagira icyo cyamumarira mu buzima bwe bwa buri munsi. Nanashimira igihugu n'abayobozi bacyo, kuko no kuba twicaye aha ngaha no kubera igihugu kiyobowe neza.